Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere. Yohana Umubatiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana, nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo, nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Yabwirizaga avuga ati, undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye, ntibinkwiriye kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Jyeweho ndabatirisha amazi, ariko wowe azabatirisha umwuka wera. Yesu abatizwa na Yohana, ageragezwa na Satani. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya, araza abatirizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka mujyaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani. Aba hamwe n'inyamaswa, abamarayika bakamukorera. Yesu avuga ubutumwa bwiza, ahamagara abigishwa. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane, mwemere ubutumwa bwiza. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato, abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be, baramukurikira. Akiza umuntu utewe na dayimoni. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzura uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Bamaze gusohoka mu isinagogi bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni, ab'umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Akiza umubembe. Nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembaza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho, ati ndabishaka, akira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Akimusezerera aramwihanangiriza cyane ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi, uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukiza. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu, abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga aho ari. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 2. Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho, buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko babwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuwapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema.
Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe, ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Yesu ahamagara Lewi, umukoresha w'ikoro. Avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza aho ari, arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Arufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko bajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'ab'Abafarisayo biyirizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'Abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa. Ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Ntawe udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje. Yagira atyo, icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo, vino yaturitse iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Yesu yigisha iby'isabato. Nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati, niki gitumye bakora ibizira ku isabato? Arabasubiza ati, ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru, akarya imitsima yo kumurikwa, kandi amategeko atemera ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine, akayiha n'abo bari kumwe? Arababwira ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma Umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 3. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi benshi. Yongera kwinjira mu isinagogi, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Abararanganyamo amaso arakaye, ababazwa nuko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira. Uwo mwanya Abafarisayo barasohoka, bigira inama n'Abaherode ngo babone uko bazamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya, n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu na Idumaya no hakurya ya Yorodani, n'abahahereranye n'i Tiro n'i Sidoni, bumvise ibyo yakoze baza aho ari. Abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamugwira ngo bamukoreho. Abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere, barataka cyane bati, uri Umwana w'Imana. Arabihanangiriza cyane ngo batamwamamaza. Yesu atoranya intumwa 12. Bukeye azamuka umusozi, ahamagara abashaka baza aho ari. Atoranyamo 12 bo kubana nawe, ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya abo 12, Simoni amwita Petero, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se wa Yakobo, nabo abita Boanerige, bisobanurwa ngo abana b'inkuba, na Andereya na Filipo na Barutolomayo na Matayo na Toma na Yakobo mwene Arufayo na Tadayo na Simoni na Zeroti na Yuda Iskariyota ari we wamugambaniye. Ibyo gutuka Umwuka Wera.
ajya iwabo, abantu benshi bongera guterana, bituma babura uko bafungura. Nuko ab'iwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate, kuko bagiraga ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati, afite Belizebuli, kandi bati, umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati, Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanyije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyije ubwayo ntibasha kugumaho, cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka Umwuka Wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo ni uko bavuze ngo afite dayimoni. Bene wabo wa Yesu, maze nyina na bene se baraza, bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati, nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati, mama ninde na bene data ni bande? Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati, dore mama na bene data. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 4. Umugani w'umubibyi. Yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira aho ari, aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo. Abigishiriza byinshi mu migani, akibigisha arababwira ati, nimwumve. Umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zirakura zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani, ngo kureba babireba ariko be kubibona, no kubyumva babyumva ariko be kubisobanukirwa, ngo ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa. Abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera. Nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Iyindi migani. Nuko arababaza ati, mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutara? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo? Kuko ari nta cyapfuritswe kitazagaragara cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi niyumve. Arababwira ati, nimuzirikane ibyo mwumva. Urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Arongera arababwira ati, ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro na kumanywa, n'imbuto zikamera zigakura, atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo, ubwa mbere habanza kuba utwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kandi aravuga ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki, cyangwa twabusobanuza mugani iki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka, nubwo ari gato hanyuma y'imbuto zose zo mu isi, karakura kakaba igiti kinini kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo, mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye.
aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravuga bati, mbega uyu ni muntu ki, utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 5. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha, naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo, yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana, ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo niryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira. Abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batwari b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimara imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira byigana n'abantu, arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye, abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Azura umwana wa Yayiro. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye, uracyaruhiriza icyo umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho umwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, Talisa kumi, bisobanura ngo, gakobwa, ndakubwira ntibyuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana.